Yes, ndabashimiye cyane mwe mukomeje kumenya amakuru menshi cyane kuri channel ya MC Dan African Boy. Reka rero mbabwire uyu munsi nifuje kugira ngo tubashe kuganira, mbabwire uwo bita Ghetto President in Rwanda, amakuru yiwe cyangwa MC Dan by'umwihariko. Ghetto President in Rwanda rero impamvu yaje kubona n'iri zina Ghetto President in Rwanda ni ibintu bikomeye cyane, no kugira ngo mbanze mbabwire muri make, mbabwire inkuru yiwe, nkubwire ubuzima bwiwe yaciyemo, nkubwire nuko yabayeho mu buzima bwe nuko yavutse. Mbere kugira ngo rero wumve iyi nkuru banze ukore subscribe kuri YouTube channel ya African Boy, MC Dan African Boy official, kugira ngo ujye ubona amakuru menshi cyane yiwe. Ni umusore ukiri muto cyane. Ghetto President mu Rwanda rero ni umwana mutoya ufite imyaka 19. Ni umwana wavukiye mu gihugu cy'u Burundi. Ni umwana ukomoka ku babyeyi babiri batandukanye, akaba afite papa w'umunyarwanda bamwita Ndayisaba Gerard, akagira na mama we w'umurundi ndetse bita Kabirori. Ghetto President mu Rwanda rero yaje kubaho mu buzima bukomeye cyane, ubwo mama we yazaga kumuta mu Rwanda akiri mutoya cyane akamusigira papa we, nubwo papa we nta bushobozi yari afite bwo kugira ngo abashe kubana nawe by'umwihariko. Ubwo rero biba ngombwa ko Ghetto President aza kukurira mu kigo cya Orphelinat Wede Nyundo, aho bita ku Gisenyi. Ari naho yaje guhabwa iri zina, arihabwa hamwe n'abandi bana. Umwana umwe niwe waje kuri muha w'umunyabwenge, aramubwira ati rwose situjya twumva abo bita ba Ghetto President, nawe kubera ukuntu ukunda ibintu by'umuziki bigaragara yuko nawe twakugira Ghetto President. Iryo zina aza kurihabwa gutyo. Ubundi mu busanzwe amazina yiwe bamwita Rukundo Denis Kiza. Ni umwana w'umusore ewana ukiri muto cyane nko kumureba hano mu ifoto. Icyo nakubwira cyo uyu musore yaje kubaho mu buzima bukomeye cyane, ubwo yaje gukorera muri Orphelinat Wede Nyundo. Yabanje kubaho umwana w'umuhanda, aza gukurira aho bita Kicukiro, ndetse ni naho se yaratuye, mu buryo bwo kubera yuko ise yabashaga kuba ari kumwe n'abandi badamu ariko nibashe kumvikana n'uyu mwana Ghetto President. Bituma rero ayoboka y'umuhanda, yaje kuba afite ndetse afite n'umuryango ukize cyane, ariko umuryango nta kintu wigize umufasha, bituma rero aza kujya mu muhanda. Yaje rero kujya ayibera mu muhanda aho bita mu karere ka Kicukiro hari centre, akurirayo abana ndetse n'abandi. Nyuma yaho baza kumufata baramutwara, barongera baramurekura, nibwo yaje kubona umugira neza amutwara none mu kigo cy'imfubyi aho bita muri Amor i Nyamirambo. Avayo ajya kwa Gisimba, akurira mu bigo by'imfubyi gutyo. Aza gukura, yakuze akunda umuziki cyane kubera ko yakuze akunda umuhanzi Riderman uwo bita Gatsinze Mary, ndetse yakunze gukunda n'abantu bakora umuziki, akajya yumva yaba icyo bita promoted kuri abantu b'umuziki. Ariko nyuma yaho biza kuba byatuma atabasha kumenyekana cyane. Ghetto President mu Rwanda rero ni umwana w'umuhungu waje kwifuza ndetse no kuba yabaho akava mu buzima, ariko biranga. Aza kugira icyizere kazaba umuntu ukomeye. Yaje kwiga amashuri yiwe rero, ararangiza amashuri yize ibintu bijyanye na installation cyangwa technicien by'amashanyarazi. Arabirangiza aza gukora muri Minispoke aho bita muri stade, ndetse aza kubigiramo n'amahirwe kuba yaraje kubonana na wa muhanzi yakundanaga Riderman, barifotoza babaho neza cyane ndetse baramenyana. Muri 2013 rero nibwo yaje kuva muri stade, avamo ari uko bamwirukanye mu kazi, arongera avayo. Arangije aravuga ati reka ne gusuzugurwa, ahubwo cyaka uburyo nakiga n'indi manite. Araza ahabona inshuti yo yabaga muri Kenya, iramutwara imujyana muri Kenya, barabana ndetse yishakira y'ishuri, ariga. Amaze kwiga ararangiza, ubu ngubu akaba yarasubiye mu bintu by'amashanyarazi. Ghetto President rero in Rwanda ni umusore ukunda umuzika cyane, ni umusore ukunda gufasha. Yabonye abana bo mu muhanda bo yumva yabafasha kandi nta bushobozi afite. Ni umusore ndetse ukiri mutoya utari wabona, ntago yari yagira icyo bita gushaka. Benshi baba bamubaza ati se warashatse? Ukeneye kumukurikirana ukamenya ubuzima bwiwe bwinshi,
ni umusore ukunda kubaho wenyine, ni umusore ukunda kubana n'abandi, ariko ikintu cya mbere ntabwo abaho kugira ngo ashingire ku muryango, ahubwo abaho kugira ngo ashingire ku maboko yiwe. ni umusore ushakisha kandi n'umusore uzi ubwenge mu bintu byinshi. Ewana, ushaka kumenya andi makuru wazayamenya. Iki ni igice cya mbere cyayo, tuzababwira igice cya kabiri cyayo. Ciao ciao, kora subscribe ubundi